Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, gahoro ngaye amagiripe, ariko nizere ko mwe mumeze neza. Abatameze neza, Imana irabagenderera baze kumera neza, ejo tuzahore dushima Imana. Bakunzi ba Shyaka BTV show, ndabashuhuje, ndabayambiriye, ni ukuri ndabakunda pe, uko mwanyakiriye narabikunze, kandi tuzakomezanye gutya, mwiyongere nyine ubutumwa bugere hose, sibyo? Uyu munsi rero nabateguriye ibintu bitandukanye tugiye kuganiraho. Muri iyi minsi mike turi kwegereza cyangwa se n'iyi turimo, hari ibikorwa byinshi bitandukanye igihugu cyacu cyangwa se isi yose muri rusange iri gutegura umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga. Mu Rwanda rero ntago hatanzwe, na hano turi gutegura umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga. Muzabona amapublicité aca kuri televiziyo, aca nyine tugaragaza ibikorwa byagezeho, tunishimira cyane ibikorwa byinshi biri kugenda bigerwaho n'abafite ubumuga, n'ubufatanye bw'abafite ubumuga n'abadafite ubumuga, tukagera ku ntego z'iterambere rirambye, namwe murabyumva. Turishimye rero, ni nayo mpamvu tugutumiye nawe kugira ngo uzaze. Wahita wibaza ngo uzaza ryari? Kuza rero, umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga uzizihizwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12, 2024. Ntago ari uwo munsi gusa, ahubwo wizihizwa buri mwaka ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12. Insanganyamatsiko rero y'uyu mwaka wa 2024 iragira iti: kuzamura uruhare rw'abafite ubumuga mu miyoborere myiza, twubaka ejo heza. Urumva nyine wahita wibaza ngo njyewe ni uruhe ruhare rwanjye ngira mu kuzamura uruhare rw'abafite ubumuga mu miyoborere myiza kugira ngo twubake ejo heza. Ukumva harimo akantu ka korabo, sibyo? Wowe ufite ubumuga n'udafite ubumuga tuzamurane, cyangwa se wowe udafite ubumuga uzamure uruhare, uzamure ubushobozi bwa wa muntu ufite ubumuga kugira ngo tugerane ku iterambere, tugire ejo heza, tuhubake dufatanyije, sibyo rata? Bakunzi ba Shyaka rero, by'umwihariko Shyaka BTV show, nizere neza ko mubyumva cyane. Ndabatumiye kuri iyo tariki, muzaze ku itariki 3. Wakongera ukibaza ngo bizabera hehe? Nacyo reka nkigusubize rero. Umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga uzabera muri buri karere hose, ibirori bizabera mu turere twacu twose, ariko ku rwego rw'igihugu uzabera i Nyaruguru. Tuzahahurire, nawe duhurire mu karere kawe. Ubuyobozi bw'akarere kacu buzateguraho ibikorwa bizabera, ubundi twizihize nyine ibyo birori. Ni iby'agaciro rero kugira igihugu gishyigikira buri muntu wese, nyine biba binejeje, no kubivuga mba numva biryoshye. Ariko nagira ngo nanone tugire utuntu na tumwe tuganiraho twumva kimwe, cyangwa se ngo usobanurire wenda utari uzi. Wari uzi ko hari ibyiciro by'ubumuga biri mu Rwanda, cyangwa se nyine hari klasoma nyine y'abafite ubumuga, sibyo? Dufite rero ibyiciro 5 by'abafite ubumuga.
icyiciro cya mbere nyine ndifuza ko mwese mugiraho amakuru, mugiraho access kugira ngo uriya munsi mpuzamahanga uzagere ufite ubumenyi bumwe na bumwe kuri ibyo. Icyiciro cya mbere rero ni abafite ubumuga bw'ingingo. Icyiciro cya kabiri ni abafite ubumuga bwo mu mutwe. Icyiciro cya gatatu ni abafite ubumuga bwo kutabona. Icyiciro cya kane ni abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Icyiciro cya gatanu rero tucyita others. Mwumvise ko mu byiciro bine byabanje hari abo twavuzemo. Abo tumvise rero bari muri others cyangwa se n'ubundi bumuga. Ubwo muri others harimo little people, abafite ubumuga bw'uruhu rwera, abafite ubumuga bukomatanyije and so on. Bose bari muri others, ntabwo nyine barapartajwa cyangwa se ngo habeho specific categories zabo, cyangwa se nyine muri kubyumva nta cyiciro nyine kindi bari muri others. Noneho rero little people cyangwa se people with short stature ni icyiciro kiba muri others, akaba ari abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije cyangwa se abafite ubumuga bw'ingingo ngufi. Ahubwo reka mbabwira akandi kantu mutari muzi. Wari uzi neza ko nyine ijambo ubumuga kugira ngo turibone, ubu rero ngiye kubajyana mu mibare karabaye. So kugira ngo nyine ijambo ubumuga ribeho, reka mbereke imibare iba yakozwe kugira ngo hitwe ngo ubumuga. Inenge si tuyizi twese, mu muco nyarwanda nyine baranatubwira ko nta mwiza wabuze inenge pe, sibyo? Rero ushobora kwisanga nawe wavugize wagize ubumuga mu buryo utari uzi. Kugira ngo rero rya jambo ryitwa ubumuga dore ukuntu biba bimeze. Hari inenge wongeyeho inzitizi bibyara ubumuga. Mwari mubizi? Inenge plus inzitizi egare ubumuga, sibyo? Nawe ubyibaze unabirebe urahita usanga ari byo. Noneho dore akandi kari correct kuri icyo. Inenge minus inzitizi nta bumuga. Bisobanure ngo nihavaho inzitizi kuri za nenge zose nyinshi zitandukanye, ubumuga buzaba twabukubise ishoti bwagiye. Ese we mwebwe ntabwo mwagerageza kugabanya ubumuga bw'abantu mubakuriraho nyine inzitizi, mubakuriraho ibintu byose bibangamye? Kuko igihe icyo ari cyo cyose uzabona ufite ubumuga bwo wenda bwo kutabona, najya ku kazi ukaba wamuhaye computer bubashe kwaccessingaho ya nyandiko yabo ya JAWS n'iki byose, nyine ibyo ufite ubumuga byose ukabimuha mu buryo bwe butuma agera ku murimo neza, bwa bumuga ntabwo buzaba bugihari kuko inzitizi zaba zavuyeho, sibyo? Noneho rero ku bakunzi ba Shyaka BTV show, nakoze ikiganiro kwa Rose, none amushimira cyane antuka vraiment Rose ni umubyeyi mwiza, nyine arakuganiriza ukabibona koko, nyine ukabona uburyo aguteze amatwi, nyine vibe ndahabatuye namwe muzajyeyo. So rero nari ndi kuvuga uburyo ki nyine nabasubijemo. Hari abambazaga ngo kugira ngo ujye muri short statures, muri people with short stature
uba cyangwa se dwarfism uba ufite ikigereranyo cya kangahe mu ndeshyo. Rero kugira ngo habeho ubumuga bw'ingingo ngufi cyangwa se ubumuga bw'ubugufi bukabije, ni igihagararo kigufi gituruka ku miterere ya muntu idasanzwe, yaba iy'uruhererekane rw'umuryango cyangwa se ihindagurika ry'imiterere y'umubiri wawe, cyangwa se ubuvuzi bwa dwarfism nyine isanzwe isobanura nk'indeshyo. Ubugufi budasanzwe rero bw'abantu bigaragara ko ari abantu baba ari bakuru ariko bafite igihagararo kigaragaza nyine baba ari abantu bakuru ariko bafite igihagararo cy'abana, kuko bagira nyine uburebure butarenze 1 na santimetero 47, 46, 47 gutyo. Umuntu wese nyine uri munsi yaho urumva aba afite igihagararo kigufiya cyangwa se ingingo ze atari ndende nyine ari ngufiya bidahwanye n'imyaka afite. Sibyo? Simbasubije? Ubwo igipimo cya little people bagipima muri ubwo buryo. Ni umuntu wese uri munsi ya 1 na santimetero 47. Setu? Ashobora kuba ari 1, ashobora kuba ari munsi, nyine namwe muri kubyumva muri abantu bakuru. Ubu rero sinabona ikintu kindi ndenza kuri ibyo cyane, ariko hari ikindi kintu nshaka ko tuganiraho. Nizere ko aho musubijwe neza mbasobanuriye neza, sibyo? Umuntu nawe ufite inyunganizi arajya muri comment ambwire, cyangwa ace kuri nimero yanjye ibiriho ambwire icyo nazasobanuraho cyangwa se icyo atasobanukiwe neza yazambwira. Kuri Shyaka BTV Show rero umva ibintu byose mba nabagiriyeyo nyine kugira ngo mukunde abantu mubazi, muzi aho mutababangamira, muzi nyine buri kintu cyose, you know. Ubu rero ngiye kubabwira ntibavuga bavuga. Ubu rero wahita utekereza ngo ni nka za zindi twize kera muri primaire cyangwa se mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Oya, ntabwo ari zo. Impamvu rero ngiye kubabwira zino ntibavuga bavuga ku bafite ubumuga, ni uko igihe cyose wavuze ubwira umuntu ufite ubumuga umubwira ikitakagombye kuba ari cyo uvuga, we abishatse yagukurikirana mu nkiko, yajya kukurega ubuyobozi bukaguhana. Sinzi niba byumvikanye neza. Ni ukuvuga ngo ndabisubiramo nyuma. Ntibavuga rero bavuga ntibavuga abamugaye, ababana n'ubumuga, oya, ahubwo bavuga umuntu ufite ubumuga cyangwa se abantu bafite ubumuga muri rusange. Noneho iyindi ntibavuga ikimuga, igicumba, akaboko cyangwa se kajorite. Oya, ahubwo bavuga umuntu ufite ubumuga bw'ingingo. Ntibavuga igipfamatwi, bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Igipfamatwi, bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutumva. Noneho ntibavuga impumyi, ruhuma cyangwa se kajisho, bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Yes? Ntibavuga akanyonjo, ahubwo bavuga umuntu ufite ubumuga bw'inyonjo. Listen, ntago bavuga ntibavuga akanyonjo, bavuga umuntu ufite ubumuga bw'inyonjo. Noneho hano ntago bavuga igikuri, ahubwo bavuga umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ngufi. Full stop. Biba bihagije rwose.
ntibavuga nyamweru, muzungu, kimanuka, what and what, ibintu nk'ibyo. Bavuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rwera. Listen, bakunzi ba Shyaka BTV show, kubera ko mbakunda, kubera ko ntifuza kubabona muri mu nkiko muburana amagambo mwivugiye, kubera kutamenya, kubera kutabisobanukirwa. Ni ukuri ndabizi neza ko hari umuntu ubivuga ari uko atabizi, ariko ntitwirengagize ko hari n'umuntu ubivuga abizi ahubwo arisesereza. Ikindi tugomba kwibuka ko wa muntu ufite ubumuga bw'ingingo, ufite ubumuga bw'uruhu rwera, ufite listen, ntabwo aba yarabihisemo, sibyo? Rero twirinde kandi tube abambasaderi babo, tubavugire aho bikwiriye, tubasapotinge aho bikwiriye, aho yakosheje umubwire ko yakosheje, sibyo? Rero impamvu nifuje kubabwira izi ntibavuga bavuga, ni ukuri iyo ukoresheje imvugo idakwiriye, uwo muntu akakujyana mu buyobozi, urahanwa. Bakunzi ba Shyaka BTV show rero, ntabwo nifuza ko muzahanwa cyangwa se inshuti zanyu zizahanwa. Oya, nifuza ko dukomeza tukamera neza. N'utabizi yegera umuntu nyine amubaze ukuntu bivugwa, noneho amusobanurire. Yega nta n'ikintu yagutwara umusobanuje, sibyo rata? Rero ni ibi nifuzagaho cyane ko tuganiraho, kubera ko ni ingenzi, kubera ko biri gutegura umunsi wacu, umunsi w'abafite ubumuga. Nzaba ndi mu birori ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 n'umwaka wa 2024, nzaba ndi mu birori, nawe uzaze, sibyo? Twizihize, dukomeze tuvayibinga byose, sibyo rata? Bakunzi ba Shyaka rero, bakunzi ba Shyaka BTV show muri rusange, ndakomeza mbashimira ku nyunganizi mumpa, kuri support mumpa, ni iby'agaciro. Mbahorane, sibyo? Ndabakunda kandi nizere ko ibyo tuganiriye kano kanya byose murabikora neza. Hello, bye bye. Ndabakunda rero, nakagaruka. Bye.